agiye kuvugisha umugore ati cwe, avugishije umugore ati cwe, ajya kureba bintu bye. Abaramubwiye ati se bimeze bite? Ni sawa. Ati uriya mugore wamukozeho ku cyumbaza gutyo, ese umufitiye amarangamutima utangiye kumwita aka kanya se we diru yanjye nawe? Kandi mugabo ntago abizi ko mu byo ari kurwanira kugira ngo bitagenda kimwe muri cyo cyamaze kwitanga ko kigende abana basigare. Nikumva neza. Ubwo rero ubwo wa mugore arangije agera aho agira ubwenge bwo gucira umugabo amarenga, aramubwira ati rero reka nkubwire bintu byawe aragukunda, uriya muzimu uragukunda. Yamucire nyine yaramwandikiye, aramubwira ati uriya mugore aragukunda kandi aragukunda pe, nta kindi kintu ufite agiye gukora, ngiye ubuzima bwanjye namaze kubutamba, ndabizi neza ko ari we ntiwigeze ubasha kubimbwira, ariko nawe impamvu utabimbwiye ntago nakurenganya, ni njyewe unamaze kugenda. Icyo nshaka kunkorera ni kimwe, amutuma ahantu. Aho hantu yamutumye mbaza ngo ni he, nawe yamutumye guterekera. Aramubwira ati genda unjyanire ibi bintu n'ibi. Wa mugore wasengaga, unjyanire ibi bintu n'ibi. Ugenda ufata aya mafaranga ya naya, ugenda unjyanira aha hantu. Isaa sita za nijoro ubwo turaba twagiye, ujya aha hantu kugira ngo uyu muntu byibuza kuvire mu buzima uzabashe kunkuriza abana. Tinda kwinginze mbabarira amakosa yose naba naragukoreye hambere, nibyo naba naragucetse, umbabarire kandi n'abana banjye bazambabarire kugira ngo uzabanderere neza. Mfite kugenda, uyu muntu ntago yagenda nta kintu kimwe ajyanye. Tuwungira aha haboro, numara kuhajya ubambwirira uku. Numara kubabwira ubahaye amafaranga, ubundi wowe n'abana banjye musigare muri amahoro. Ubwo mbaza ngo yaragiye mu isabo ahantu bita mu bapfumaguzi. Hari umupfumu ngo w'umukarabutaka mutumye mu cyari wabo ku ivuko ry'umukobwa. Aramutuma, arangije avuga izina ry'umukobwa, buri kumbe waba umukobwa mama we yaraterekeraga, niba ari no guterekera nawe yarafite ibintu by'uburozi ukuntu, ariko umukobwa yari yarakijijwe. Aho umugabo aragenda aravuga ati umukobwa wa runaka arantumye hano, arambwira ibi nibi, nyine aramubwira ati nyine nawe yaramuhaye agapapuro ati ibi nibi biri bikuru kano gapapuro, hanyuma ugira icyo unkorera. Arabishaka bitarenze iminota ingahe ubu tuvugana. Nagerageje kwihuta bishoboka, ari mu byago. So nutinda turamubura, tunamuburane nyine, ubu tunamubura ubuzima bwacu bwose. Umuntu uzumupfumaguza aramubwira ati urakeka ko urongera kumubona ahubwo? Ati nimba byagenze gutya yagiye burundu, wowe heba. Mwibuka ko batripotinze. Ubwo nyine uwo nyiri gukora ibyo bintu arabikora, umupfumu yamaze kubwira umugabo ngo bayahebye, bintu bye agenderaho, ariko bintu bye ngo yahiriye mu nzira. Bintu bye bitewe n'ibintu bakoze nyine, abapfumu bakoze, bintu bye yahiriye mu nzira nyine. Hari ukuntu ngo bintu bishya bikaguruka, bintu bye naho yahiriye. Umugore ntago aragaruka. So hashize nk'imyaka nka 10 umugabo urumva yarakuze, ari muri za 40 hashize ibyo myaka nka 10 n'abana urumva barakuze, agiye kubona abona umugore we araje. Ubwo se wabaye bintu bye. Umugore yaraje nyine, aza avuga ngo nawe amuha iyo nkuru, amukojeje kuri iyo nkuru ayikoza wa muntu wimura itugeza none nanjye nyibagejejeho. Thank you very much. Mwakoze kunyumva. Yari njyewe Bella Naomi nk'ibisanzwe. Iyi yari inkuru part 3 ya wa mugabo wabanye n'umuzimu. Umuzimu yaramukurikiranye, nta hantu wawucikira, ariko nawe hari ikiguzi ugomba gutanga kugira ngo ukure mu nzira. Ntago tuzi ikiguzi umugore yatanze kugira ngo ababe byanashoka akagaruka navuga. So urumva umuntu wagukoze ibyo bintu sometimes yapfuye, ahaba wowe yabikoze uba muzimu. Kaho mu comment basha umugore yakoze neza ntabwo yakoze neza. Yashize uburakore hasi ariyambura, agira ubwenge. Mva ndazibaruza umunwa ngira.
ngira umunwa ngo ngwinure ngaho mumbwire mwebwe uko mbyumva. Yo abantu muri kunde badisi muri abana beza. Mana nyagasane dia obayiti ngo cyaze yari iryoshya. Oh, thank you. Bega ndababaye kuba yatangiye udahari Pole yari iryoshye sha. Merci abazimu baragwira. Wowe yari karahabutaka urumva yashakaga ko umugore atamba abana. Nge hari ibyancitse ndababaye pe. So sorry Marine. Ngasho nashanyaraye nzapfukesha. Washanyaraye kandi se nibi biteye ubwoba. Shanje wajya nibaza ko rero baye bintu ariko nyine ngo bintu byahiriye mu nzira duhe nindi. Ariko muragira ngo mburale ni mungure mbaha kandi gatsoya. Mungure mbaha ko kwimtsiko ariko ubwo mutanguze